neza ntore z'Imana, nshuti za Nyagasani Yezu n'umubyeyi Bikira Mariya. Ndi Dominico Makeri. Inshuti za Nyagasani Yezu n'umubyeyi Bikira Mariya. Nasobanuye kenshi ko intego y'ibi biganiro mbagezaho by'ubuhamya ku mabonekerwa yabereye Kibeho ari yo kujijurana twibukiranya ibyabaye kuva ku munsi wa mbere ijuru ryagendereye igihugu cyacu Rwanda, ubwo umubyeyi Bikira Mariya yabonekeraga bwa mbere i Kibeho ku itariki ya 28 ukwezi kwa 11 mwaka w'1981. Uko kujijurana kukaba uko kumenyekanisha ibyabaye, uko amonekerwa yabaga ameze, ubutumwa, inyigisho n'impanuro zagiye ziyatangwamo. Nasobanuye ko uretse ba bakobwa batatu bigaga muri koleje ubemewe ko aribo bonyine babonekewe, habayeho n'abandi benshi babonekewe. Mbabwira kandi ko buri mubonekerwa hari ubutumwa bwihariye bwagiye bumunyuzwaho, kandi ko nyuma ya Kibeho amonekerwa yaje gukomereza ahandi. Mu kiganiro giheruka nabagejejeho uko urutonde rw'ababonekewe kuva mu muzo wa mbere rwagiye rwiyongera, nza kwibeshya. Vestine Salima wabaye nimero ya 6 mvuga ko ari nimero ya 5, kandi abatanu ba mbere ari Alphonsine Mumureke, Natalia Mukamazimpaka na Marie Claire Mukangango bigaga muri koleje. Hakurikiraho Valentine Nyiramukiza na Stefania Mukamurenzi bigaga muri primaire, amashuri abanza y'ikiyo. Hakurikiyeho rero kubonekerwa kw'abandi batari abanyeshuri babimburiwe n'uwo Vestine Salima abaye nimero ya 6. Segatashya waje kubatizwa akitwa Emmanuel abaye nimero ya 7. Agnes Kamagaju aba nimero ya 8. Abo bose uko ari 8 abakurikiranye ibyabonekerwa y'Ikibeho twavugaga ko ari bo b'ingenzi hashingiwe kuko bagiye bakurikirana kuva mu muzo wa mbere. Nababwiye Esperance Mukantabana waje kwigira batisimu abiguye na Bikira Mariya, igihe cyo kubatizwa akitwa Bernadetta. Mbabwira kandi Yosefa Mukamana kimwe na Bernadetta waje kujya mu butumwa akajya abonekererwa ahandi, harimo Igashora, Kigali, ku Gitega ahitwa ku Kabugenewe, ubundi agasanga Bernadetta muri Vunga. Abandi bavuzweho kubonekerwa ariko ntibitabweho cyane nk'abo ba mbere ni abitwa Agnes Ubwije Ukwemera, Bankundiye, Valentina Munganyinka, Francine Mutegwaraba, Elizabeth Yankurije, Speciosa Mukantabana na Virginia Mutirende wo muri paruwase ya Mugombwa. Ibyerekeye uwo Virginia nzabigarukaho mu biganiro byihariye kuko bigizwe n'amateka akomeye cyane kandi ashimishije. Yatangiye kubonekererwa ahitwa mu Manga. Yezu amaze kumwereka ari ku musaraba aramubwira ati kebuka, ahita abona Bikira Mariya. Yaje rero nawe kuzabonekererwa ikibeho kubera ko Bikira Mariya yarahamwohereje amubwiye ko Kibeho ari Gicumbi. Navuga ko bwari uburyo bwo kugira ngo nawe abarirwe mu mubare w'abandi. Hanyuma akomeza kujya abonekererwa aho mu Manga no kuri paruwasi ya Mugombwa nyirizina, ariko yarageze Kibeho ku Gicumbi. Muri ubu buhamya ntanga nsobanura ko buri mubonekerwa yagiye anyuzwaho ubutumwa bwihariye. Nk'uyu Virginia Mutirende yabonekewe bwa mbere na Yezu ari ku musaraba, ahita amwereka Bikira Mariya amubwiye ati hindukira. Bikira Mariya amwiyereka ateze urugori rurimo 3 zigaragara mu ruhanga
zagera mu misaya zikaba rumwe. Amubwira ko ari umubyeyi uduhuza n'ubutatu butagatifu, amwigisha n'ishapure mwumva y'ubutatu butagatifu, amubwira kujya kwa Musenyeri Gahamanyi kuyimubwira. Musenyeri yarabyakiriye, ati sinasubiza inyuma isengesho, ayiha umugisha. Iyo shapure ubu yamenyekanye kandi ivugwa hirya no hino ku isi, niho ikomoka, niho yatangiriye. Iyo mbabwira ko amabonekerwa y'Kibeho yageze n'ahandi, mba ngira ngo mumenye ko Kibeho ari igicumbi nk'uko umubyeyi Bikira Mariya yabivuze. Ni ku gicumbi rero cyagabye amashami muri Vunga, i Gashora, gereza ya Kigali, Kimironko na Ririma, i Kigali ko kabugenewe, i Mugombwa, aho Bikira Mariya yiyerekanye agatanga ubutumwa bw'uko adutegeye urugori ku butatu butagatifu. Ibi byose rero mbona ari ngombwa ko bimenyekana mu rwego rw'amabonekerwa yatangiriye i Kibeho, ubutumwa bwaho bukaza no kugera n'ahandi kure, harimo no mu gihugu cya Kongo Emmanuel Segatashya yoherejwemo, akazenguruka imijyi n'ibigo bikomeye yamamaza ubutumwa bwa Kibeho. Valentine Nyiramukiza ubu akaba i Buruseli mu Bubiligi, aho akomeje kubonekererwa na Yezu na Bikira Mariya bamubonekeye i Kibeho mu muza wa mbere. Mu butumwa bwakomeje kumunyuzwaho harimo ubwa rusange butangwa ku mugaragaro ku itariki ngarukamwaka ya 15 z'ukwezi kwa gatanu buri mwaka. Hakaba n'ubutumwa bwihariye ahabwa mu ibanga, agategekwa kubushyikiriza abo aba yabutumweho, yabaza uko buzabageraho bakamusubiza bati ibi nkubwiye uzabigeze kuri bose nk'uko usanzwe ubigenza, uzemera azemere, utazemera azabireke, kuko ushinzwe kuntumikira, ntushinzwe kwemeza abantu, kuko igihe kizagera duhure. Yezu ati ndabizi ko utotezwa, kuko tugutuma kuvugisha ukuri, njyewe na mama. Ati icyo tugomba kuvuga cyahishwe azakivuga, igitinywa kuvuga tuzakimuvugisha. Mu kiganiro giheruka nabagejejeho bimwe muri ibyo bitinywa kuvugwa bari baramubwiye ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2021. Uyu munsi ngiye kubagezaho n'ibindi yatumwe ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'2022, abitumwe ku bayobozi ba Kiliziya y'u Rwanda, natwe tukumviraho. Mu minsi ishize numvise ku maradiyo anyuranye havuga ko igishushanyo mbonera cya Katedrale Saint Michel nshya igiye kubakwa ahahoze gereza ya Kigali 1930 cyashyizwe ahagaragara, ngo izatangwaho akayabo ka miliyari 40 y'amafaranga y'u Rwanda, ikazaba ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 5,000, ifite n'imbuga nini cyane. Nkimara kumva iyo nkuru naribajije ntariko se ubutumwa Nyagasani Yezu n'umubyeyi Bikira Mariya batanga bugera kuba babugenewe? Niba bubageraho se babutekerezaho? Narisubije ntibushobora kuba bubageraho
ibivugwamo ntibabihe agaciro, kubera ko ibyamubonekerwa bemera ari ibyavugiwe i Kibeho mu myaka 2 ya mbere gusa, kuva mu mwaka w'1981 kugeza mu mwaka w'1983, bikubiye muri za ngingo 10 Kiliziya yanditse mu ndimi zinyuranye abantu basanga i Kibeho. Ko rero kuri bo nta bundi butumwa, nta yandi mabonekerwa yabayeho nyuma y'amabonekerwa yabaye i Kibeho kugera mu mwaka w'1989. Cyangwa se bashobora kuba babwumva ibivugwamo ntibabihe agaciro, kubera ko biba byavugiwe mu mabonekerwa ya Valentina batemera ko yabonekewe, kandi ko akibonekerwa aho haba mu Bubiligi. Dore ko n'abepiskopi bombi ba diyoseze ya Gikongoro, uwa mbere n'uwamusimbuye, bagiyeyo kwihaniza kiliziya yaho bamagana ibyayo mabonekerwa. Ndongera ndibaza, ntese ibivugwa byabaye ku basenyeri ba mbere batumweho ntibubahirize ibyo babwiwe bikabuzurizwaho, ayo makuru ntibayamenye? Ndisubiza, ntiwabona amateka yisubiyemo, abubu nabo bakaba barabyumvise bakabinyura, maze ingaruka zikazababaho. Nyamara kandi hari aho Nyagasani Yezu yavuze ati, nongeye kuza kubabwira kubera ko ibyo twababwiye jyewe na mama Bikira Mariya tuza kubasura i Kibeho mu Rwanda, na n'ubu muracyanangiye imitima. Nazirikanye ku ijambo rikomeye ryavuzwe mu butumwa buheruka gutangwa ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa munani uyu mwaka w'2024, aho Bikira Mariya yagize ati, muramenye bihaye Imana bo mu Rwanda, ntimuzabe intandaro yo koreka igihugu cyanyu n'abagituye bose n'isi yose, kuko ubutumwa naje mbazaniye njyewe Bikira Mariya n'umwana wanjye Yezu Kristu ari mwe muzabusubiza inyuma, mwirengagiza gukora ugushaka kwacu kwatuzanye mukihimbira ibyanyu. Nababwiye kenshi ko Kiliziya izasenywa n'abagombye kuyubaka. Yaramaze kuvuga kandi ati, ndabasabye bihaye Imana abana banjye nkunda, nimufate ingamba zihamye, mukore amatsinda y'amasengesho mu mpande zose, musenge, mwigomwe, mwiyirize, musabire isi amahoro n'ibihugu byanyu byugarijwe n'umwijima ubuditse, musengane urukundo, ukuri n'ubutabera, mwigisha abantu gusaba imbabazi, kubabarira no kubabarirana n'ubwiyunge, cyane cyane namwe babakureho urugero, kuko namwe nibyo mbifuzaho. Kubaka no gusenya sibyo byihutirwa, cyane cyane ubu ngubu. Nimubanze mwubake imitima y'abantu yamenetse, muyigaruremo icyizere n'amahoro. Namaze gusoma ubutumwa bwombi, ndibaza nti koko ubutumwa nk'ubu nta gaciro bukwiye guhabwa? Bituma rero nzirikana no ku byari byaravuzwe na Nyagasani Yezu kuri katedrale ya Saint Michel. Amakuru namenye niyo namwe ngiye kubagezaho uko yakabaye, kandi nyababwire nk'inkuru nyine. Ngo ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'2022 mu rukerera saa 9:15, Nyagasani Yezu yabyukije Valentina Nyiramukiza, aramubwira ati, Nyiramukiza mwana wanjye nkunda, kanguka ngutume. Ati, untege amatwi ntunce mu ijambo ngo umvugiremo, urumva neza? Amaze kuvuga inshuro 3 ati, bana banjye ndabakunda, yahise arasa ku ntego. Ati, abasenga bose bo muri Kiliziya Gatolika nabo mu yandi matorero, nje kongera kubabwira, mbibutsa, mbaburira, nk'uko nabigenje Kibeho, mbatumaho ntimwumve, ntimunemere ko naje njyewe na mama, mbisubiyemo mbabwira ko ibihe biri imbere bikomeye cyane. Kubabwira, mbibutsa, mbaburira, nk'uko nabigenje Kibeho. Amaze kumenyesha ikimuzanye ko ari icyo, avuga n'abo ashaka kubwira abo ari bo.
ati abasenga bajenjetse bajegajega, abasenga biyerekana inyuma ku mutima bibereye ahandi no mu bindi, abasengana uburyarya, abagambanira abandi, abasengana urukundo ruke n'ubugugu n'ubwirasi, abasenga bitwaje aho bava aho bajya icyo bari cyo, namwe nkundarubyino, namwe mwese muhanura ibinyoma, ndababuriye, abagambanyiramana n'abantu, abagurishije kiliziya bashaka kuyikuraho umwimerere wayo, bayihangira uwundi, bashaka guhisha amateka yayo, nko gusenya kiliziya, kuzifunga, kuzigurisha, kuzimurira aho bishakiye no kuzikoreramwo ubufindo, kugira ngo bahishe ibiri mu mitima ya bamwe na bamwe, ngo zitazahambwamo abo badashaka. Uko niko kuri mbabwiye, kugira ngo musobanukirwe n'ibiri mu rujijo kuri benshi bibazaho nta gisubizo. Manube hafi maze utabara isi yawe, dore warayiduhaye nayo rubanda ruranga, twe dushaka kubana nayo rubanda ikabyanga, twe dushaka urukundo nayo rubanda ikabyanga, iyo rubanda ni twebwe. Tabara abatuye isi Mana, oya ntibakakubeshye, birabananiye Mana. Na buryo bareba biga amashuri, nayo biryo biga bayiga semiki, batiga urukundo ntibige guhoza ibibondo, batiga kubana ntibige kwemera Imana, batiga gusangira basaranganya uduharura, bamariza ibyo biga. Gusenya kiliziya, kuzifunga, kuzigurisha, kuzimurira aho bishakiye ngo zitazahambwamo abo badashaka, uko niko kuri. Ayo ni amagambo ya Yezu. Ahita kandi agira ati, amazina yazo aranditse mu gitabo cyo ku isi no mu ijuru. Ntabwo rero ari umurima wa buri wese agenza uko ashaka yitwaje icyo ari cyo. Ayo mazina y'abatagatifu, y'abamarayika yiswe izo kiliziya zose musuzugura, niyo azabakoraho, kuko aranditse mu gitabo gitagatifu. Ndashaka kuvuga izitwa Saint Michel, Saint Antoine n'ayandi n'ayandi. Ukuri gushirira mu biganiro, abumva bumve, bareke gusenya amateka nyakuri. Aha rero narahageze, ntekereza kubivugwa kuri katedrale ya Saint Michel, ngo iteganywa kwimurirwa ahahoze gereza ya Kigali 1930, igishushanyo mbonera kizahubakwa kikaba cyaramaze gushyirwa ahagaragara. Yezu yahise ayishinganisha ataziguye, ati Saint Michel yo mu Rwanda ni kiliziya ntagatifu y'amateka akomeye muri kiliziya, kuko nazanyemo n'intumwa yanjye Yohane Pawulo wa kabiri, mbere y'uko amahano aba, kubera kwanga kumva kwanyu ngo mukundane. Na n'ubu harageze ngo kiliziya ihamagarire abantu gusenga aho gusenya. Musenge, musabe amahoro aze mu gihugu no mu mitima y'abantu, abakristu n'abandi. Mwisenya ahubatse, ahubwo muvugurure, mwongere mwakire imbaga nyamwinshi y'abaje gusenga n'abaje babagana. Mwubake ibindi bishya, bititirirwa ibindi, kuko ibishya ntibishobora gusimbura ibishaje, ahubwo biruzuzanya, bimwe bikunganira ibindi. Ahangaha ndumva ari amabwiriza Yezu yatanze yo kubuza ko katedrale Saint Michel yazimurirwa ahandi. Ati mwisenya, ahubwo nimwuvugurure, mwongere mwakire imbaga nyamwinshi y'abaje gusenga. Ati naje kuvugisha ukuri no kubereka ukuri ntimwumva. Abagurishije kiliziya yanjye ni abantu
bitwaje icyo bari cyo n'aho bari n'icyo bakora, ubucuti se na mpemukendamuke. Kiliziya nkuru, katedrale, bazilika zigomba gusigasirwa kuko nizo zihambwamo abashumba bazo, abasenyeri bakazagirwa batagatifu, bikandikwa mu mateka ya Kiliziya n'isi. Niyo mpamvu nje kubabwira ngo ahimitswe umushumba wa Kiliziya agomba guhambwamo, uko yaba ari kose n'icyo yaba ari cyo cyose, mudaciye imanza. Aha nahise ntekereza kuri ba basenyeri twavuze mu kiganiro giheruka baguye ku gasi hanze ya za diyosezi zabo. Musenyeri Vincent Nsengiyumva wa Kidiyosezi ya Kigali, Musenyeri Joseph Ruzindana wa Diyosezi ya Byumba, Musenyeri Focus Nikwigize wa Diyosezi ya Ruhengeri wishwe umurambo we ukajugunywa muri Rakveri, na Musenyeri Tadeo Nsengiyumva wa Diyosezi ya Kabgayi we aruhukiye muri katedrali ye. Nyamara Nyagasani Yezu yagize ati, igihe bataherekezwa ngo babasomere misa mu cyubahiro, babasezereho, babarekure bagende bahambwe muri diyosezi zabo, ngo nabo barekure inkoni bafite z'ubushumba bazihe abasimbura, nta mahoro Kiliziya izagira ndetse n'igihugu cyose. Kuko izo nkoni bagifite mu maboko yabo nizo zituma amahoro abura mu Rwanda no ku isi yose, kuko ni amahano akomeza. Nyagasani Yezu ibi yari yarabivuze mu butumwa bwo ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2021, abigarukaho mu bwo ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 9 mwaka wa 2022, imyaka ibiri yikurikiranyije. Ati, nimuhambe abasenyeri muri diyosezi zabo, kuko gusenya ni uguhunga icyo kibazo cyo kudahamba abo mudashaka. Namwe mutabizi mumenye impamvu bana banjye. Kiliziya igomba gutsinda mu nyangire, maze ahari urwango ikashyira urukundo bana banjye. Nje kubamurikira ngira nti Saint Michel y'u Rwanda izahambwamo abasenyeri bayibayemo, mwabyanga mwabyemera, kuko kwihindurira ahandi ntibizavanaho amateka yayo bana banjye, ndabarahiye. Ahubwo mbagiriye inama mwava kwizima mugakora igikwiye nk'uko byahoze, nk'uko byari byaragenwe mbere y'amarorerwa yabaye mu Rwanda, mukikururirana n'ubu mwanga kumva. Ntimwikururire umuvumo, muri kwikururira amakara ashyushye, kuko nawe uyitanga niho uzajya. Natangiye iki kiganiro nibaza niba ubu butumwa bugera kubo bugenewe, nibaza kandi n'agaciro babuha iyo bubagezeho. None se niba Yezu avuze yeruye ati Saint Michel yo mu Rwanda izahambwamo abasenyeri bayibayemo, akabwira ababibona ukundi ati mbagiriye inama yo kuva kwizima mugakora igikwiye nk'uko byahoze, ati nawe uyitanga niho uzajya. Ndetse agakomeza agira ati, nawe urwaye wahabaye n'inkoni yawe, ntuzahindurirwa amateka, kuko niho uzajya kuzuriza amateka yawe. Ati nibyo bidashakwa gukorwa. Abavuga bose ko bazwi, hari uwitabye Imana utarayihambwamo, na babiri bamusimbuye, akemeza ko bose ariho bazahambwa, kandi ubu ngo bikaba byaremejwe ko izimurirwa ahahoze ari gereza ya Mine of Satarante. Mwurumva atari ihurizo? Amaze kuvuga ko uko kutazahabahamba ari byo bidashakwa gukorwa, arerura ati ngiyo intandaro yo gusenya ahuzuye, himurirwa mu isayo y'amayobera muntu. Hakwiye kugangahurwa bya nyabyo, n'ahandi hose huzuye imivu y'amaraso, imiborogo, agahinda, inzangano, bikomeza gukurikirana abantu bakomeze ayo mahano,
aho bari hose, abagiye n'abahari bakoze amahano bose. Ati nyabuna mwikwimura amateka ya Kiliziya muyimurira mu yandi atari meza ku banyarwanda n'abanyamahanga, ngo mwibagize ko Kiliziya irinzwe na Mikayeli mutagatifu yubatseho umunara mutagatifu. Utawubona nuko atemera ububasha bw'Imana. Munyumve neza rero, nimutisubiraho hagiye gukomeza kumeneka amaraso arenze ameneka n'ayamenetse. Uwumva yumve, ndabona mutabyumva pe. Impfu zidasobanutse, inzara, ubukene, inzangano no kwikunda bigiye kwiyongera, kuva ku bato kugera ku bakuru, itotezwa n'ibindi n'ibindi. Uko niko kuri. Hagiye kuba ikintu gikomeye kizahungabanya u Rwanda n'abanyarwanda bose aho bari hose, kuva ku muto kugera ku mukuru, udasanganywe ukuri ngo akorere mu kuri muri mwe azaba agowe. Tumaze kumva, njyewe mbibonyemo igisubizo cya rya hurizo navugaga mu kanya, ubwo hari ababibona ukundi. Atangira ubutumwa yagize ati, nje kongera kubabwira, mbibutsa, mbaburira nk'uko nabigenze Kibeho, mbatumaho ntimwumve, ntimunemere ko naje njyewe na mama. Mbisubiyemo mbabwira ko ibihe biri imbere bikomeye cyane. Yavuze atanga amabwiriza y'ibigomba gukorwa, yerekana ibigaragaza ko ababishinzwe bafite umugambi wo kubikwepa kubera impamvu zinyuranye zirimo na munyangiri. Arerura ati Saint Michel y'u Rwanda izahambwamo abasenyeri bayibayemo, ndabarahiye. Ati mbagira inama, mwaba kwizima mugakora igikwiye. Mwikwikururira umuvumo, mwikwikururira amakara ashyushye, mwikwimura amateka ya Kiliziya muyimurira mu yandi atari meza, ngo mwibagize ko Kiliziya irinzwe na Mikayeli mutagatifu yubatsweho umunara mutagatifu, utawubona nuko atemera ububasha bw'Imana. Ati nimutisubiraho hagiye gukomeza kumeneka amaraso arenze ameneka n'ayamenetse. Hagiye kuba ikintu gikomeye kizahungabanya u Rwanda n'abanyarwanda bose aho bari hose. Icyumvikana nuko ababwirwa bakwiye gukurikiza inama n'amabwiriza yabahaye, byaba bitabaye bakazirengera ingaruka zabyo. Ndabibutsa ko Bikira Mariya yavugiye ahahoze gereza nkuru ya Kigali 1930, ati abapinga ubutumwa cyangwa badashaka kubwumva ntacyo bazireguza. Nkongeraho ko kutumva ibi ngo bumvire bazaba biyemeje icyo mu Gifaransa bita bras de fer, kujya mu mitsi. Nyagasani Yezu amaze guhanura ibizaba nibaramuka badakurikije ibyo abwira, yavuze ko anyuzaho ubwo butumwa. Nibutse ko ari Valentine Nyiramukiza abo atumwaho batemeye kandi batemera ko yabonekewe akaba nakibonekerwa. Hari uwumvise ibiganiro mbagezaho kandi nyamara bigaragaza ko Valentine Nyiramukiza ibyo yagiye atumwa, abo yatumweho bakabipinga ntibabiha agaciro, bikasohoreraho. Ati birumvikana ko utemera ko Valentine abonekerwa n'ubutumwa bumunyuzwaho ntiyabwemera. Ndibaza nti none se
kutemera ubwo butumwa kandi ibibuvugwamo byumvikana, ufite n'ingero uhabwa z'ibyabaye ku bakubanjirije, ugakomeza kwinangira, ntibyakwitwa kwiyahura? Nyagasani Yezu nyuma ya biriya byose yari amaze kumubwira, yagize ati, uwo mbatumaho azatotezwa kubera kuvugisha ukuri, kuko nzamuha ububasha bwo kubabwira ukuri ababonamo. We agahinda kamushiriramo ntavuge, akabika ku mutima ngo mutababara mutarakara. Igihe nzamutegeka kubivuga akabwiza ukuri, ntibizaba bimeze nka mbere aceceka. Ndabateguje mwese mutangire mwisuzume, abatekereza ko hari abandi bamutuma ngo avuge ibyo bashaka muribeshya ntabo. Ni njyewe Yezu Kristu umutuma, ubatumaho mukarushaho kugenda munangira imitima yanyu. Nzakomeza mbatumeho, ariko nimunangira nzabarekera uwo mwiziritseho. Njyewe njyane n'abanyumviye, banyumvira bakanyoboka. Nzaba narabasabye mukanyema, nabaha ntimwakire, ntimushimire. Nyagasani Yezu yarangije gutanga ubwo butumwa atyo, abwira Valentina ati, nicyo cyari kinzanye kukubwira, ngo uhaye umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana n'Uwo Mutagatifu. Ahita agenda. Ngibyo rero, ibivuzwe muri ubu butumwa n'ibyavuzwe mu bwo nabagejejeho mu kiganiro giheruka, birimo amagambo y'umuburo, amagambo y'amahangura, amagambo ateza ubwega. Abayumva bazakurikiza amabwiriza n'inama bagiriwe, cyangwa bazaterera agati mu ryinyo babitewe n'impamvu ebyiri: ngo uwo batumwaho ntibamwemera kwabonekerwa, n'ubatumaho Nyagasani Yezu ntibemera ko yabonekeye Kibeho ngo ahatangire ubutumwa, ngo uwo bemeje ni umubyeyi we gusa Bikira Mariya. Ko ubwo rero ari Valentina batamwemeye ko yabonekewe, kandi ko n'uwo Yezu uvuga ko amutuma batamwemeye, ubwo butumwa rero nta gaciro bakwiye kubuha. Ndababajije nti nta gaciro bufite koko? Ariya magambo mwumvise ibyo avuga bidakwiye gutekerezwaho ku mugani wa Yezu ngo mwisubireho, maze ngo ziriya ngaruka zikumirwe? Ubwo muravuga muti ntibyabaho, ni ukubeshya, Yezu uvuga ibyo ntiyabaho, si Yezu muzi muhagarariye muri Kiliziya. Hari umupadiri numvise avuga ngo nidutinde ku butumwa bwa Kibeho kurusha uko gutinda kubabonekewe, ngo amabonekerwa ofisiyeri yararangiye na Bikira Mariya yarabivuze. Ngo ikindi, kutemera amabonekerwa ntibibuza umuntu kwerekeza mu ijuru iyo ashyira mu bikorwa ivanjiri ya Yezu Kristo. Ngo ntawe uhatirwa kwemera amabonekerwa. None tubyumve dutyo twese turekeraho. None se iyo mabonekerwa atari ofisiyeri, mu yandi magambo atemewe, harimo umuburo ugira uti, iyi ni nyirantarengwa, kugira ngo ugire amahoro, wayirengaho byo kuvuga ngo simbikoze ayo mahoro narorere? Niba Yezu avuga ati nyabona mwikwimura amateka ya Kiliziya muyimurira mu yandi atari meza, ati nimutubisubiraho hagiye gukomeza kumeneka amaraso arenze ameneka n'ayamenetse. Ati nje kubabwira, mbibutsa, mbaburira nk'uko nabigenje Kibeho. Murumva atari nyirantarengwa? Muzabirengaho rero ngo murebe ko ayo maraso ameneka koko. Hanyuma nibiba kandi mwari mwarabibwiwe, muzabisobanura mute? Yezu kandi yaravuze ati Kiliziya irinzwe n'amakerere mutagatifu, yubatseho umunara mutagatifu, utawubona nuko atemera ububasha bw'Imana. Ayo magambo nayo nta gaciro akwiye guhabwa? Muzayarengaho
yo guhinyuza ngo murebe uko ubwo bubasha bw'Imana bwigaragaza? Ibi bitumye nibuka ukuntu kera hari abaduhaye urw'amenyo, jye na bagenzi banjye. Nyagasani Yezu yaradutumyeho, tuvuze tuti Yezu yaratubwiye. Bati nimuvuge muvuye aho, uwo Yezu muvuga ko avuga ntabaho. Yezu nta handi avugira hatari muri Bibiliya no muri Musenyeri. Nyamara ariko ntitwibeshyaga, Yezu yaradutumyeho koko yari yatubwiye. Hari rero umwe mu bihaye Imana watubajije ubwo butumwa tuvuga ko twahawe, abwumvise agira akabazo ko kubyemera cyangwa kubihakana. Twaravugaga tuti Yezu yaratubwiye. Kuvuga ko Yezu yatubwiye kandi tutavuga ko twamubonye bikaba ikibazo. None se iyo umuntu agutumyeho ati ukora ibi n'ibi, cyangwa ati ibi n'ibi wakoraga bireke, ntuvuga uti yarabimbwiye ubwo yantumagaho kanaka? Uwo wihaye Imana rero twabwiye ibyo twatumweho na Yezu, nubwo nawe yaratsimbaraye ku kwemeza ko nta handi Yezu avugira uretse muri Bibiliya no muri Musenyeri, yumvise uburemere bw'ubwo butumwa twahawe aremera. Abwira abo baduhinyuraga ati nimubareke bakuri ibyo bavuga ko ari Nyagasani Yezu wabivuze. Nkaba rero nshoje iki kiganiro ngira nti abayobozi ba Kiliziya b'ubu nabo nibareke kuba nka bagenzi babo bababanjirije, bumvire ejo batazicuza bitagifite igaruriro. Mu kiganiro cy'ubutaha nzabagezaho ubwo butumwa Nyagasani Yezu yaduhaye, uburemere burimo bugatuma uwihaye Imana aba kwizima. Mukomeze kugira umunsi mwiza cyangwa ijoro ryiza bitewe n'aho muri naho ubutaha. ko mvugiye ahire